ya mu buzima hari ikintu tuba tubura tudafite Imana twahita dupfa. Sinzi mba mujya mubitekerezaho n'igisambi kigiye kwekeba ngo Mana agira gute, Mana mfasha mbijyane. Buriya ni kigaragaza yuko imbaraga zacu ni nkeya, dukeneye izindi mbaraga zirenze zo tugiye gute zo dufite. Niba n'umusambi ugiye kuba ati Mana umfashe batamfata, nukazi neza nubwo agiye gukora ibibi nta kintu yakishoboza. Ariko birabaje cyane kubona abakristo bamenye Imana, ahubwo twe tugira ngo hari tubwira Imana ngo ikora ibyo dushaka. Twe tumeze nkaho dutegeka Imana, imbaraga zabaye zacu nyamara ntazo tugira. Ntazo tugira. Buriya uzajya kubibona usange umwana avukana ubwo abona agasimba agatinya, agatinya kataramurumye, atarabonye ko karumye, ako yakabona atakakantu karandya akagahunga. Buriya ubwo bwoba nubugaragaza ko akeneye imbaraga imumaraki bwa bwoba. Nibwo bwa twagombye kugirira icyaha. Bwa natwe twagombye kubugirira icyaha kuko ikintu cyaturya kikatuvanaho ni Satani. Ameze nk'intare yivuga ishaka kwagira gute yacunshomera. Ariko akenshi usanga tugira ubwo itabyo kugira ubwo. Tugira ubwo ko tuzapfa, ate kugira ngo tuzabenda dufite ubwo ko tuzapfa wenda tutihannye hoya. Kuko nzapfa imishinga yanjye, ibintu byanjye, usanga dufite ubwoba bw'ibintu bidafite 12. Ubwoba nyako twakagombye kugira ni ubwoba bw'uko tukira abanyabwa, tucyanyabya tuzarimbuka. Ubwo bwoba baye muri twebwe kwa dufite ijuru. Kuko bwadutera gushaka icyatumara iki bwabwo. Nkuko umwana ugiye nijoro ntabwo yapfa kujya hanze nijoro wenyine. Mama tugende hanze. Jya kujya hanze mukajyana. Ubwo natwe niko twatumeze dutabaza yo mu ijuru. Turamutse tugize ubwoba kuko ikibazo nuko twabaye abantu bashize ubwoba. Twabaye ibikuke. Twabaye ibyihebe ku cyana nta kibazo. Nicyo cyago cyambere dufite kandi cyago gikomeye. Mwene muntu yarakwiriye kwitaho agashaka imbaraga imufasha gukira iki ubwo bwoba, atari kubukira gusa kuko abaye igikuke ahubwo kuko afite umufasha gutsinda ikibi. Naryo Imana yacu yahabwa icyubahiro. Dushimira Imana nkuko twakomeje kujya tubivuga ariko ko yabanye natwe iminsi ishize. Benshi ntabwo tweduherukana, bamwe twahirukanaga mu byumweru bibiri bishize, abandi nka Daniel ntabwo twahirukanaga, ndetse na mushiki wacu nguyu yari ufite ikibazo natwahirukanaga. Ariko Uwiteka yemeye ko twongera guhura izina rye rihabwa icyubahiro. Ntabwo tubona amahirwe yabyo kubonekera aho ijambo ry'Imana rivugirwa, ntabwo tuba tubiha amahirwe bikwiriye, ako ni amahirwe akomeye. Ni amahirwe akomeye kuko nasomye ngo ijambo rimwe gusa ushobora kuryumva rikagukiza by'iteka ryose, ushobora no kuryumva rikakurimbura by'iteka ryose. Urininiye ritarihinduka urubanza kuri wowe, ariko uryumviye ritarihinduka none inkingi yo kugukingira biri imbere. Ndumvikana ko rero ahangaha turavugira amagambo cyangwa se twumvira amagambo arenze rimwe. Ubwo rero ndizera ntashidikanya ko Uwiteka araza kudufashiriza muri aka kanya. Tugiye kwigana amagambo akomeye kandi na magambo twavuga yuko anakwiriye. Turi mu bihe bikomeye, sinzi nimba namwe mubibona. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye. Buriya ikintu cya mbere Satani yibye abakristo, kandi bose yabibye kureba ibihe bahagazemo. Ibintu Satani yarabitwibye rwose. Ntago aje kugira ngo turebe ibintu twize gute, maze urebe ubujiji yaduteye ibyo duhagazemo nitwe tubirimo, ako ntago aje kugira ngo tugire gute tubirebe. Nyamara abaguje amafaranga muri banke bahora bagenza ngo rero batahombye barebe ko bazishyura ku itariki runaka. Abahinze bahora basura imirima ngo barebe neza kinyoni zitabiriye, kibisimba bitabigize gute bitabiriye, ko byameze ko bitabumbiye mu butaka. Mubarire bahora bashaka uburyo nyine bagenzura ibyabo. Zukujyana bahora bagenzura, ntago babicaye ubusa. Baragenzura ngo barebe. Baragenzura ngo barebe uko ibintu bimeze. Ariko ikibabaje twebwe nk'abakristo ntabwo tugenzura ibihe duhagazemo. Ni ikibazo si ikibazo? Ni ikibazo. Kutagenzura igihe duhagazemo ni ibintu bitumaze. Oya ugasanga umuntu muri 2022 ameze nk'umuntu mu 1990. Nyamara mwiterambere yisanishe n'umuntu ushaka kujya mu 2050. Ako mu by'umwuka ari mu myaka yashize. Ndetse n'ubuhanuzi bwavugaga ibizaba aracyavuga ngo bizaba. Hari ibintu byabaye mu kanya ntabiha agaciro. Biterwa n'ibintu bibiri. Biterwa nuko twikunda ndetse dukunze isi.
Niyo mpamvu isengesho muri Yohana igice cya 17 benshi mu bitwa abakristo nta nubwo ribareba, kandi ni amagambo akomeye mvuze. Benshi mu bitwa abakristo iryo sengesho ntabwo ribareba, kuko Yesu yatanze ubuhamya bw'abasengeye, yatanze ubuhamya bw'abagize gute, bw'abasengeye, avugamo amagambo akomeye cyane. Yohana igice cya 17 avugamo amagambo akomeye, ndetse akomeye cyane. Haranditse ngo ku murongo wa 14, nahawe ijambo ryawe kandi abisi barabanga, nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga, kuko atari abisi nkuko nanjye ntari uwisi. Ese abisi baratwanga? Ubwo mu Yesu yasengeye iki gihe twakwishyiramo, nabahaye ijambo ryawe. Ijambo rya Kristo turarifite, kandi ikigaragaza ko bafite ijambo rya Kristo, abisi bagira gute? Barabanga. None baratwanga, aribo inshuti zacu magara, baraduhora iki? Mwumva batuzize iki? Niwe dusangira, niwe dukorana, niwe tubana, niwe dufatanya imishinga, niwe dufatanya no kwizera. Biratangaje ko nabisi dufatanya ibyo kwizera. Ubundi abisi bagombye ko bagira gute? Batwanga. Batwangira iki? Ko turabanyakuri, ko mu rubanza tuvugisha ukuri, ko tutahashigikira uwo gutsindwa kandi yatsinzwe nyine, ariko baradukunda kuko urubanza rwahinanye baraza bakatugurira akantu bajya kuvuga mu rubanza, tukabavugira batuzajya mu ijuru. Ntaryo ijuru ntabwo ribaho, tugiye kuza tubireba imbere. Ariko Yesu yatanze ubuhamya bw'abantu agize gute? Asengeye ati nabahaye ijambo, nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga. Tumaze tuyimba dufite ijambo rya Kristo, kuko ikigaragaza ko nta ijambo rya Kristo abantu bagira baba Kristo, bashingira ijambo rya Kristo cyangwa ijambo ry'Imana ku bayobozi b'iyobokamana. Nizwo bafite ijambo ry'Imana, nawe afite ijambo ry'abapastori, ngo kubera ari pastor wavuze gutya ubwo nta bihinduka. Nyama ijambo ry'Imana rivuga gute? Gutya. Yesu waravuze ati sinsabira kubakura mu isi, ahubwo barinda umubi. Nubwo ari mu isi sinsabira kubakora hehe? Mu isi, ahubwo barinda umubi. Kuko impamvu atagomba kubakura mu isi si urwanga dufitiye, ahubwo nuko mu isi bafitemo inshingano, bafitemo umurimo wo kugarura babandi nabo akaba abantu b'Imana babisi. Ariko ikibabaje ni bari kuduhindura, bari gutuma twebwe turi kwiyambura inshingano, ntituba abana b'Imana. Ku murongo wa 14 naho twari gusoma, ntituba abana b'Imana ahubwo tukaba abana ba Satani, tukaba bisi. Urumva ukuntu ibyo bintu bibabaje? Tekereza mu minsi umaze, mu gihe umaze, urebe aho uruhande rwawe runini rubogamiye, niba ari ku Mana niba ari ku isi, biragaragara. Kuko Yesu nawe ntabwo avuze ngo bakure hehe? Mu isi. Ako umunsi Satani yazanye ubufindo, aho kugira ngo nyine yereka abantu ura Satani yinjiye mu iyobokamana. Abo twiganye ku isabato barabibonye uburyo yazanye ubusirimu mu iyobokamana, akaza no kwakira imbabazi z'ibyaha by'abajesuite. Umunsi abantu benshi bakaba bagaturika bo mu itorero, abo twiganye twabibonye, abagaturika bo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, ako bizemye ukabaki y'abadayimoni. Ibyo ngibyo byaraje kugeza naho Satani avuze ati reka kugira ngo mubishobore kwa abantu b'Imana, mugende mujye ku musozi mu mare y'icyumweru, kujya mu abantu b'iki, mbese biba nko kugura ubuntu bw'Imana. Mugende mujye mu kibayi bunaka, mu mare y'igihe runaka, bigaragare ko muri kumwe n'Imana, mwe gukora imirimo n'ubundi isi nta kintu imaze. Ukumva ni ibintu bijya gusa nkaho ari byo, kuko koko isi tuzayisiga, iby'isi tuzabisiga, tureka imirimo dusege twige ijambo ry'Imana. Nibyo biravugwa, ariko ntabwo ijambo ry'Imana rivuze. Yavuze ngo ntabwo nsabye kubakura hehe, ubwo bazakomeza gukora imirimo ikorerwa hehe? Mu isi idadukije izina ry'Imana. Nkuko abayasabiraga bari no kumwe imbona nkubone, barimo n'abarobyi ndetse n'abandi ngo bari babishize icyo gihe bari kujya kwiga ijambo ry'Imana. Ako dusoma ko Paulo yageze akajya abuha iki? Amahema. Kandi yari umwigisha, abigisha bigishije ahantu henshi. Paulo ari mu bambere, ako yari umushyi w'iki? W'amahema, kujya abona ibintu byo kumutunga. Ntabwo bivuze kuturindira mu isi ngo twe gukora, oya, tugomba gukora, ako tugakora ibidatukisha izina ry'iki. Rero aho ngaho Satani yashize umutego, bamwabuza gukora, bakabaho nabi, bakicwa n'inzara, bakatukisha izina ry'Imana. Bavuga ati murebe abantu da, ngo murebe babaki, abantu bavuga ngo n'abantu b'Imana, dore ukuntu asigaye ameze, kuko adakora. Aba kabiri nabo yabateye gukora, bakora ibyangwa n'iki? N'Imana. N'uko Satani umugome impande zombi yaragose, bamwatera gukora ibyangwa n'Uwiteka,
no kwibagirwa Uwiteka bari mu mirimo, abandi abatera kudakora, bose no gutikisha izina ry'Imana. Murongo wa 16, sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Nezi ntabwo turi abisi, ibitekerezo byacu ntabwo biri mu isi. Sabisi nkuko nanjye ntari iki, ngo nuvuga ngo tumeze nka Kristo. Twavuga ngo yego tumeze nkande, kuko Yesu nikavuze abari gusengera ni twebwe. Aravuze ngo sabi iki, nkuko nanjye ntari uw'isi. None ntabwo turi abisi. Iyo havutse ikibazo runaka gikoma mu byo kwizera, ntabwo tuvuga tuti oya ujya mu none nazapfa ryari, Imana nayo iri kubireba, ntako ndi kuntu nabigenza, Mana koko nayo ibintu nabibona, none si bigenze ukiha amahoro. Yesu ati sabi iki. Ubwo rero urebe niba bari gusengera nawe urimo cyangwa se nanjye ndimo, buri wese yisuzume, kuko sabisi ni ukuvuga ngo nta gikorwa cy'isi, nta butunzi bw'isi, nta cyubahiro cy'isi cyabatandukanya n'Imana. Nta cyubahiro cy'isi cyabatandukanya n'iki. Amagambo arakomeye. 17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Amagambo narayakunze uryo yanditswe gutya. Yesu naravuga ati aba bantu bameze gutya, nubwo niko basengera gutya, bakeneye kwezwa. Ubereshe iki, ijambo ryawe niko. Satani hano yarahitambitse, ntabwo uyu munsi abantu bashaka kwereshwa n'ijambo ry'Imana, bashaka kwereshwa n'imyitozo ya roho. Mugende musenga Imana muyibaze, ibabwire ko yababariye, ngaho umutego wavuye ukaza kwitambika ngaha. Ijambo ry'Imana ikeza umuntu ntabwo ari amasengesho menshi, oya rwose, nubwo ari meza gusenga, ariko ikeza umuntu nagara iki, ngo dusomye, ntabwo ikeza umuntu ari amashengesho. Muzi impamvu? Nuko no gusenga tubyigira mu ijambo ry'Imana. Ubwo ntabwo wakizwa n'isengesho utabwiwe n'ijambo ry'iki, ntabwo riba iryo sengesho. Oya, Yesu aravuga ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko. Gusa uyu munsi turacyakunda ijambo ry'Imana. Umunsi ubwo ijambo ry'Imana ryabaye nk'ibitakaragasi, ntago ari ibintu by'ibisirimu. Niba uri umwigisha udakora ibitangaza, oya. Umwigisha udasetsa, oya. Nyine ntago ijambo ry'Imana rikeza abantu, hari ibindi bintu ugomba kweza abantu. 18, uko wantumye mu isi niko nabatumye mu isi. Ako mwumvisha abantu batumwe, abantu batumwe murabumvise. Ako uyu munsi dufite intumwa nyinshi, abapotere, intumwa z'Imana, ababwiriza butumwa. Oya, ijambo ry'Imana rivuze abantu batumwe, n'abantu buryo butatu. N'abantu batarabisi, batarabiki. Kabiri, n'abantu bejejwe, n'abantu batarabisi, n'abantu bameze nka Kristo, ndetse n'abantu bejejwe n'ijambo ry'Imana. Abo nibo Kristo atumye mwese. Izi ntumwa za Kristo zitwa ijambo ry'iki, urimo, ndimo. Intumwa za Kristo ni abantu batarabisi, abantu ibitekerezo byabo, imigambi yabo itabagamiye mu by'isi, mu by'iki. Bameze nka Paulo avuga ati iby'isi nabitekereje nk'ibiboze, ndetse mbitekereza nk'iki, nk'amase. Ibyari inyungu yanjye byahindutse iki, eko byagenze. Mu minsi ishize twakomeje kugira tubibona aho inyungu z'abantu zari ziri, ndetse tuzakomera kugira tubibona nk'uko isi bigaragaza, kandi imero yacu biragaragara. Paulo ati ibyari inyungu zanjye bihindukira iki, gihombo. Petero ati rwose nabitekereje nk'ibibambwe, nanjye ntekezwa nk'ubambwe. Abo ngabo batarabisi rero nibo beshejwe n'ijambo ry'iki, ry'Imana, kuko nibo ribonaho rifata, nibo ribonaho gira gute. Biratubwira ngo mwirinde mwe kuremerezwa n'amaganya y'iki, gusindishwa n'amaganya y'isi. Biravuze ngo mu gihe uremerewe n'amaganya y'isi, ntabwo iby'Imana byabonaho gira gute, waba ukiri uw'isi. Iby'isi bigomba kubanza gupfa. Nicyo Yesu yavuze muri Matayo 11, ushaka kunkurikirana igihe agira gute, nikure mu busaba agira gute. Ubwo rero utiyanze ngo kwiyanga ni gute, ni ukwiyanga mu by'isi. Barano bagira ngo ni ukwiyanga, ukituka, ukikubita si, ukicisha inzara, ukarara wicaye. Ntabwo ariko byanditse, nubwo nabyo ndahari igihe byaba ngombwa kubikora, ko ntabwo ibyo bivuzwe. Kwiyanga
ni ukwanga ibintu byiza kuri wowe. Murabizi, kwanga icyubahiro, kwanga ubutunzi, kwanga inshuti, nyine bya bindi byose wabonaga byakugira akamaro bijya ku ruhande, ugasubira rero nyakama. Ati koko witandukanije n'umuryango wari uzagutera inkunga. Nyine nta kundi, nyine mpisemo urutumuki umuryango. Uvuye mu kazi kawe kaguhemba amafaranga angana gutya, mpisemo urutiki akazi. Nguko kwiyanga no kwikorera umusaraba. Umusaraba ni uwuhe? Ni uwo mu ruhu. Ese mumva ko ari mu ruhu? Akuze kureka akazi k'ibihumbi 50. Ndivugire amakeya ntabwo giye baba imbwa menshi. Akazi k'ibihumbi 50 hari uzi kuraje urakavuka bura. Uragira gute? Urabura. Ni umusaraba. Ni ukwiyanga ukikorera umusaraba wawe. Nta wundi muntu uzawikoreza, nta wundi muntu uzajya ati muntu wi buti nyine ubwo narabyiyemeje. Ni ukwiyanga ukikorera umusaraba. Ukajya mu bintu abandi banzi. Abandi bagize gute? Abandi banzi. Akubwira bati ibintu by'Imana nabonye mu mwaka umwe. Ntabyo ndimo. Iyo Imana ibigerageza reka da. Ukabijya buga buti ngenda bijyamo ariko nubwo muvuga ngo harimo iki? Umwaka. Bisaba kwiyanga ntibisaba kwiyanga. N'abakristo bangana icyo bashaka kwiyanga koko. Oya, ahubwo bashaka kugira ngo bajye mu ijuru bameze kwa kundi bameze. Bajye mu ijuru bakikunda, bajye mu ijuru bakira abantu b'inyungu. Atari uko Yesu abwe ngo muve mu mirimo yanyu. Ahubwo nukurikira Kristo uzasanga ari byo ugomba kujya gute. Uko byamera kose uzasanga ari byo ugomba kure. Uzamenya Kristo ucuruza akabari, ijambo ry'Imana zakubwira kubireka. Biroroshye. Maze kuna akabari kungura. Uzamenya Kristo worora ingurube. Musabye kureka ingurube. Muzi ukuntu zongora abantu bakabona amafaranga menshi kandi zororoka cyane. Ikintu kibyari bibwana 10 bingahe. Kajya korora ihene zabyara umwana umwe. Mu mezi 6 nabyari amezi 3. Bari kubwagura bari kubyara. Kajya korora inki zabyara umwaka. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Ni ukwiyanga. Ni ibintu byo kujya gute? Kwiyanga. Iyi ntambwe tuteye twayitera iby'Imana ushaka twanabireka. Yo kwiyanga. Kuko ntabwo byabona aho ujya gute. Uzatangirana n'inshuti yawe nugera imbere ihagarare. Ubwo uza gusaba kwiyanga uvuga nta kundi no inshuti yanjye nyanze ngenda kongeza gute ndakomeza uki inzira. Kwiyanga. Kwiyanga. Amagambo arakomeye cyane. Akomeye cyane. Umurongo wa 20 reka ariho ngera haranditse ngo sinsabira ababonyine ubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe. Ahangaha ninjye hoge nawe kagombye kuba turi. Ntabwo yasabiraga za ntumwa ze gusa, ahubwo natwe ubwacu bashaka kwizera Kristo bitewe n'ijambo ry'intumwa. Natwe yaragize gute? Yaradusabiye. Twereshwe kuri ijambo ry'Imana niko kuri. Uyu munsi turimo ibibazo bikomeye. Muri kubibona ko isi guhinduka. Iri guhinduka cyane. N'impumyi buzikona ko ibintu biri guhinduka. Ejo bundi naye muvugana n'abantu mu gace kamwe iwacu. Bambwira ukuntu ibintu bikomeye. Muri ubuzima bw'abantu bushingiye ku kintu kimwe. Ntago ari ibintu byinshi, ni ibyo kurya. Ibindi byose bizi ibyo kurya byagize gute. Impamvu n'ikigeragezo Yesu yageragejwe n'ikintu. Ndetse n'ikigeragezo Adamu na Eva bashikijwe bagakora n'ikiki. Ndetse n'ikigeragezo cy'abana b'Imana giheruka n'inda. Mune ko cyatangiye kuza rero. Nabone ko nabwo biri gukomera. Ejo mundi nabashije kwa nyuma naho navuganye nawo mu rugo bamwe nabi baganirije. Banganiza ukuntu ibintu bikomeye, ukuntu ibiciro biri kuzamuka. Ibijumba mu gace k'iwacu nibyo byera cyane. Haga igihe hari ibintu bagira byitwa ibitebo murabizi. Cyangwa udufuka dutoya nimba ariko nabi tuntu dutoya nyine. Haga igihe kagura na 500. Byarase mbese byabuza ababigura. Na 300. Aha, na 300 byageraga bamwe akanabisubizayo. Babisubizaga rwose babuza ababigura bakajya gutegereza undi munsi. Noneho hari agafuka k'ibiro nka 25. Harimo 25. Kazamo ifumbire bakita agafuka ka DAP. Icyo gihe kaguraga nk'ijya5. Icya5 2 ubwo kahenze. Kahenda cyane kagura 3. Cyubundi hamwe kagurwa 12,000.
10 na bingahe? Ibihumbi 12. Ibyo bijumba wabiteka kabiri ufite umuryango w'abantu 3, 4, 5 mwabiteka kabiri. Ukuntu nyine mu gace wacu bateka ibijumba mu isafiriya bakarisha imboga. Wabiteka kabiri ibihumbi 10 na bingahe? Ubwo numva ngo ako gafuka ushyizemo ibijumba binini. Bya bindi byiza mbona muri kano gace, bya bindi ikijumba umuntu agenda twaye ku rutu. Hajya ibijumba bitarenze 20. Ubwo urumva ikijumba kigura ngahe? Mbaga kigura 12, agafuka k'ibihumbi 12. Ikijumba cyagigura ngahe? Arenze 500. Mumva hano sigeze rero. Singiye kuvuga bya biro by'ibishimbo, bya biro by'imice namwe muziyo bigeze. Kandi nta kari kawe. Nta kari kagira gute? Kuko ibyatumye bizamuka ni ibintu biri kandi biracyahari. Ni COVID-19 ni intambara byagiye byarashize. Ubwo rero ibi bizakomeza kugenda byiyongera. Turi mu gihe rero isi kugenda twikaragiraho. Ibintu kugenda biduhindukirana. Umuntu akaryama azikaje afite umupango, yabyo zasanga umupango ntago washoboka. Amafaranga wararanye mu gitoro ntago wayakoresha ngo bigire gute. Nimba ufite gahunda kujya gusura iwanyu, gukora urugendo ukavuga itiki waraye gazanga ntago yagenda. Kandi waruzi neza ko itiki ku mugora wari kugenda. Bwacyo gazanga yongeye ibihumbi 2. Urabikurahe urabutegere uretse kugenda cyangwa ugende n'amaguru utegaho ibyo bihumbi 2 yatangirira nyine. Ni ibintu biri guhinduka. Ijambo ry'Uwiteka rimbwira yuko ibyo nyine yagomba kubaho ari uko hari kuba ikintu gikomeye cyane. Reka nsoma amagambo make ya mu kino gitabo cyitwa Ibyaduka byo minsi imperuka. Amagambo akomeye atubwira ibiri kuba ngo ni ibiki. Ko tuko n'ibintu kugenda bihinduka. Akagingo ka 3 karanditse ngo igihe cy'amakuba agomba kugenda yiyongera kugeza ku meruka kiri hafi cyane. Page ni ya 3 nakagingo ya 16 nakagingo ka 3. Ngo igihe cy'amakuba agomba kugenda yongera kugeza ku meruka kiri hafi cyane. Kiri hafi. Ibi byanditswe mu 1994. Yavuga ngo biri hafi cyane. Natwe tuvuga ngo biri hafi cyane. Unagiye cy'amakuba dufite tuvuga ngo natwe biri hafi cyane. Cyangwa twatangiye kwikandagiramo. Nababwe ngo akaga abakristo Satani yabateje kambi gakomeye. Nuko atareba mu gihe bahagazemo. Nuko atareba ibyo barimo. Bakomeza gutegereza ibintu bizaza. Ubundi niyo kamana ry'abajesuiti. Ubuhanuzi bwa Jesuiti babushyira mu gihe kizaza. N'ibyabaye bashyira mu gihe kizagira gute? Ni ibintu bita futurism, ibintu bategereza mu gihe kizaza. Hazaza antikristo. Antikristo azabakobe mu gihe kizagira gute? Ese umunsi antikristo ntawo hari. Arahari yatangiye kera. Ariko we ijyawe ni byo mu gihe kizagira gute? Iyo nyigisho yaje no mu itorero. Aho musavuga ngo uyu munsi nta karengane kari bugufi. Ariko kazaza, ariko mu gihe cya kera. Nta byago bihari bizaza mu gihe cyajyari. Nta kureba mu gihe duhagazemo ngo abantu barebe ibirimo. Ngo umuburu utangwe oya. Barakomeza barandika ngo isangakishijwe n'umwuka w'intambara. Isangakishijwe n'umwuka w'iki? Ese bingibi nta kintu ndigwa ndabivugaho. Mwe ntabyo muri kubona. Muri intambara ziri mu miryango bwa mbere. Intambara mu miryango, intambara mu baturanyi. Hanyuma ujye mu bihugu. Umwuka w'intambara urahari ntawo uhari. None wose umwuka w'intambara usanzwe n'intwaro za kirimbuzi. Intambara z'isasu byaki cyakirimbuzi. Urumva isi irahangayitse cyane. Umwuka w'intambara warenze igaruriro. Barakomeza aravuga ngo ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 11 uri hafi kugera ku musozo wo gusohora kwabo guheruka. Ubuhanuzi tubwira iby'intambara muri Daniel 11 uri hafi kugera ku musozo. Aho izi ntambara zigomba gukorwa Bakamikaira kazaje gutabara ubwoko bwe. Bitewe n'iki? N'intambara. Bitewe n'intambara. Akanyigo kakane twugarije mu buryo budakibakeba n'igihe cy'amakuba. Amakuba atarigeze kubaho uhereye amahanga yabereyeho. None twimereye nk'abakobwa basinziri. Twimereye nk'abakobwa bagize gute? Kumarabona ukuntu abantu basinziriye. Ubundi muri kino gihe cy'amakuba cyari igihe cyo gukanguka. Cyagiye cyo kujya gute? Satani warabimenye mbere yuko ikanguka riza azana ikanguka ripfuye. Kandi nasomye kwa ngingo kamagana 570 ngahe. Kanze ndebe nimba ntababeshye. Satani warabimenye azana ikanguka ripfuye.
azanira abantu ikanguka ritari ryo ritari ryo nyakuri. Kanyibuka 565. Satani yasaza n'ikanguka ry'ikiganano ryagombaga kubaho muzi ryabaye, kuko ikintu tugiye kwiga muri aka kanya ni ikintu gikenewe mu bihe nk'ibi ngibi. Ubundi ni wavuga ko ari insanganyamatsiko tugiye kureba, igikenewe mu bihe by'amakuba nk'aya hakenewe iki? Satani we rero yarazi icyo kintu kizaba gikenewe mu gihe cy'amakuba, akizana mbere ndetse agurutse imitima y'abantu bakinjiramo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kwakira imbabazi z'Imana, abizana mu buryo bugeze gute bupfuye, kugira ngo igihe cy'amakuba ni cyiza bazibwiye ko afite uburinzi, nyamara ntabwo bafite. Ubugingo karavuga ngo mbere yuko imanza ziheruka z'Imana zigendera isi yacu, mbere ya ryari? Aya magambo tuyumve neza. Buriya ijambo ry'Imana cyane cyane ubuhanuzi buba bwanditse ku buryo buri jambo riba rifite ubusobanuro. Mbere yuko iryo jambo mbere nta kintu warisimbuza, ni mbere yuko amateka, mbere yuko imanza ziheruka z'Imana zigendera isi yacu. Imanza z'Imana zagendera isi yacu ni izi ibyago 7 by'imperuka. Ibyago 7 by'imperuka bizabaho ryari? Bizabaho Yesu avuye ku ntebe y'imbabazi, imbabazi zigeze zirangiye. Imbabazi zizarangira hashize igihe kingana icyabaye iki? Hazashize igihe runaka hatangajwe itegeko ry'iki? Urumva ni ibintu, iryo jambo ryonyine ririmo ibintu byinshi byo guhita uturuna mu bwonko. Mbere yuko imanza z'Imana zigenderera isi yacu, mbere yuko imbabazi zirangira, mbere y'umubabaro wa Yakobo, hagomba kuba iki? Twumve. Mu bwoko bw'Imana hazaba ikanguka ryo kwera nk'iryo mu itorero rya mbere ritigeze ribaho uhere mu bihe by'intumwa. Mbere y'icyo gihe mu bwoko bw'Imana agomba kuba ikanguka rigeze gute? Rikomeye. Impamvu iryo kanguka rigomba kubaho ubwirinzi, rigomba kubaha ubwihisho mu Uwiteka, ikanguka rikomeye nk'iryabayeho nk'iryo mu itorero rya mbere ritigeze ribaho. Nubwo ni ikanguka rikomeye cyane kurenza iryigeze giza gute, iryigeze ribaho. Ubundi mu gihe cy'intumwa ikanguka ryabayeho ni irihe? Nusukwa kwaki? Ese umwuka wera yasutswe habaye iki? Aha, buriya rero reka twige neza ingingo. Bavuze ngo hagomba kuba ikanguka rikomeye ritigeze ribaho uhere mu bihe by'intumwa. Ariko mu bihe by'intumwa hari irindi kanguka ryagize gute? Ryabayeho. Tubonye ko aruswa ryaki? Rya mwuka wera watumye bahamya i Yerusalemu abarenga 3,000 bakajya gute? Bakihana, bakajya no mahanga n'amahanga no muri Antiyokiya. Ariko se mbere yuko umwuka wera sukwa habaye iki? Iminsi 10 mu cyumba cy'amasengesho. Muri amasengesho habereyemo iki? Kwihana no kubarirwa ibyaha. Ngiri kanguka rikomeye rigomba kubaho mu bwoko bw'iki? Mbere yuko amateka y'Imana agendera isi yacu, mbere yuko urubanza rw'Imana rugendera isi yacu, hagombaho kwihana no kubarirwa iki? Magambo y'Imana yaguraga imitekerezo byacu tukayumva. Barandika ngo umwanzi w'imitima yifuza koma mu nkokoro y'umurimo. Umwanzi w'iki? Yifuza gukoma mu nkokoro y'uyu murimo. Uwuhe murimo? Ibayo natwumvaga n'ingingo tugataha. Nuwe murimo Satani yifuza gukoma mu nkokoro wo kwihana ibyaha no kubarirwa ibyaha bitanga cyangwa se bibyara umusaruro wo kwakira imbaraga y'umwuka we. Uyu murimo Satani yifuza gukoma mu ki? Nkokora. Akoresheje ikirere katubyumva. Aha. Akoresheje ikanguka ry'urwiganwa risa n'iryo ngiryo. Ngakoresha ikanguka ry'urwigana risa gute? Witeka dufashe. Ikanguka ry'urwiganwa risa? Ubwo se Satani ikanguka ry'urwigana akoresha ni irihe? Kuko twarebye dusanga ikintu ikanguka rikomeye rigomba kubaho ni ikanguka, twongeye tubyumve neza, ni ikanguka ryo kwihana ibyaha no kubarirwa iki? Ritera kwakira imbaraga ya mwuka wera. None Satani ngatera irwiganwa rusa nk'urwo ngurwo nk'ibyo kanguka. Ubwo Satani akora urwiganwa rwo kubarirwa ibyaha, nibyo?
intambara ikomeye. Ubu iyi ngingo turayikomeza, ariko reka tubanze dusubire mu ntambara ikomeye. Urwiganwa Satani ateza rwo kubabarirwa ibyaha ni uruhe? Ni uruhe rwiganwa Satani ateza rwo kubabarirwa iki? Iyi ngingo irakomeye cyane. Buriya mbabwiye nta kiba munsi y'ijuru kidafite iki? Impamvu. Ibintu byose biba biri ku gahunda. Ndasoma page ya 170 mu ntambara ikomeye ku gika cya 3. Urwiganwa rugomba kuza ruraba rushingiye kuki? Ruraza mu buhe buryo? Page 170 mu ntambara ikomeye haranditse ngo aho Kristo bwarangwaga hose abaprotestani bari bibasiwe n'abanzi bakomeye. Abaprotestani bakomeje gutwara umucyo w'ukuri, ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo, bavanaho ibinyoma byaki bya Roma. Kandi muzi ko ibinyoma Roma ifite harimo no gukizwa ibyaha ku buryo bugize gute? Bupfuye, burimo penitence na indulgence. Abaprotestani bari batangiye hamwe rivuga ngo gukizwa n'ubuntu bwo kujya gute? Kubwo kwizera. Ariko iyo ngingo Roma yaje kuyirwanya. Aho Protestani bwageraga hose bagakurikiwe n'abanzi babo bakomeye. Intambwe za mbere zo gutsinda ubugorozi zaratewe, maze Roma ihamagaza ingabo nshya yiringiye kurimbura ubugorozi burundu. Muri icyo gihe hashyizweho umuryango w'abayezuiti. Bari abicanye ruharwa, ntibagiraga icyo batinya, kandi ni bari bakomeye mu bambari bose ba papa. Abayezuiti bari batandukanye n'inzira yose bahuza n'abandi bantu ndetse n'ibigirira umuntu akamaro. Nta rukundo kamere rwabarangwagamo, imitekerereze myiza ndetse n'umutima nama byari byaracekeshejwe burundu. Nta tegeko na rimwe bubahaga cyangwa ngo bagirane isano iyo ariyo yose n'abandi usibye abo umuryango wabo. Tumanuke hepfo gato. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwari bwarashoboje ababuyobotse guhangana n'akaga no kwihanganira umubabaro, imbeho, inzara, umunaniro n'ubukene, ndetse no kuzamura ibendera ry'ukuri igihe bari imbere y'imihango, bari imbere y'imbago zo kubakandiramo kugeza bapfuye, imbere ya gereza ndetse n'imbere y'imambo zo gutwikirwaho, kugira ngo abayezuiti barwanya abo bayobotse ubutumwa bacengeje mu bayoboke babo umwuka wo gukabya ubwaka wabashobozaga kwihanganira ibyago byose ndetse no kurwanya imbaraga y'ukuri bifashishije intwaro zose z'ibinyoma. Murumva ikintu bakoze? Abana b'Imana batwaye ukuri bacengewemo n'abandi, babacengejamo umwuka w'ubwaka, babazanamo ibintu bitari ukuri. Reka twumve uko babigenje. Baranditse ngo kuri bo bwari ubugome bukomeye cyane ku buryo batinyaga kubukora. Nta bushukanyi bukaze batinyaga gukora, ndetse nta no kwiyoberanya gukomeye gute batakoraga. Biravuze ngo binjiraga mu bwoko bw'Imana bakiyoberanya, bakazana amahame y'ibinyoma, maze abari mu itsinda bakagira ngo bari kumwe na mugenzi wabo ndetse wamaramaje, ariko uje kujya gute? Kubayobya, uje kubica, kubarimbura. Ngaya mahame Satani akoresha, kuzana abakozi be mu bana b'iki, ku buryo haba ibintu wakita kari kangura, ariko ari ubwaka bw'umwanzi Satani. Ariko uyu munsi uzasanga ibyo abantu bita ubwaka atari n'ubwaka. Muri iyi minsi abantu ibyo bita ubwaka ngo nuko abantu bari maso bari kureba ko abantu ziri kujya gute, buri gusohora bati bu n'ubwaka. Ntabwo ubwaka buvugwa hano. Ubwaka buvugwa hano bubi cyane bwica umutima ni ukubavana ku gitambo cya Yesu Kristo. Ubundi bwaka bwose bubaho, abantu ku gitambo cya Kristo barongera bakagaruka, barongera bakajya gute, bamera nka Barinaba mu byakozwe n'intumwa, wagiye ahantu yageraho bari kurya agashaka kwiyufura na Petero, ariko kubera bari baraki igitambo cya Kristo bemeraga gucyaha bagahita bajya gute, bagaruka. Aba bo rero
icyo bakora ni ukuza kugurika ayo mahame. Ihame rya mbere rigendererwa mu byo gukizwa ibyaha, kuko dusomye mu byaduka byo minsi meruka, byo gukizwa ibyaha no kwakira imbabazi z'iki, ni ryo hame rya mbere rirwanywa rigapfobya. Rero bikorwa n'abajesuiti, bikorwa n'abakozi ba Satani. Dusubire kuri kakagingo ko mu byaduka. Urumva Satani afite abakozi bakora uyu murimo kandi bawutangiye kera, kuza ku mahame ya giprotestanti yose bagahindura. Ubundi hari amahame 95 uprotestanti bwubakiyeho, sibyo? Ariko muri ayo mahame, ihame rya mbere ni iri: gukizwa no gutsindishwa n'umuntu kuko kujya gute ijambo ry'Bibiliya, kandi Bibiliya yo yonyine. Ayo mahame abiri ndetse n'andi yose yagiye yibasirwa na Satani. Gute? Uyu munsi ntaga protestanti bakiri kuri Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine. Nka Martin Luther muri iki gice tuba turi gusoma, mukomeze page 171 asobanura uburyo byagenze uko Martin Luther yihanaga, ndetse n'uburyo abajesuiti bagitanye nabo bakoreshaga. Ahanga bandika yuko gukizwa n'ubuntu bwo kwizera gusa, uyu munsi wa protestanti Roma yaje kukuvanamo. Kandi mu kukuvanamo kuko Satani azi neza ko mu gihe amateka y'isi agiye kujya mu kaga gakomeye, Uwiteka agiye gusuka ibyago birindwi ku isi, Satani nawe ateza ivugurura ririmo umurongo upfuye, ririmo umurongo ugize gute, turi kujyana se. Satani nawe guteza ivugurura urimo umurongo upfuye, ririmo umurongo upfuye. Aho uyu munsi ibyo Martin Luther yaharaniye avuga ngo ari kurwanya penitensiya, uyu munsi n'abadivantiste basigaye bafite penitensiya. Abarokore bo ni bisanzwe, bafite umuntu babarira ibyaha. Uyu munsi ibyo Martin Luther yarwanyaga by'indurugensiya, indurugensiya ko ari kuvuga ngo ufite imbabazi z'ibyaha by'iteka ryose. Ubu ngubu waguze icyangombwa kikwemera gukora ibyaha byose, warabagize gute. Dufite abadivantiste n'abandi bo mu yandi matsinda bavuga yuko umuntu warangije guhana na Kristo atakongera gukora iki, indurugensiya. Byaje byambaye undi mwambaro, ariko n'undi birahari. Benshi bizeye indurugensiya, kuba yaje mu itsinda ry'ibunaka akagenda agakora ibyo bamubwiye, abonye imbabazi z'iteka ringana iki. Urumva gupfa ubwenge. Basubiye i Roma, nguyu muri wa Jesuit. Penitensiya biravuze ngo padi ni ubabarira iki, akakubwira ngo mwana wanjye genda ugize gute, urababariwe. Njye nabo mu Gaturika ndabizi, nagendaga imbere ya padi akabimbwira rwose, ntabwo ndi kumubeshya. Genda uvuge ndakuramutsa muri 5 urawugize gute. Urumva kugira mbabarirwe nyene kuvuga ndakuramutsa muri zingahe. Mwumva ikintu kitwa penitensiya, muracyumva? Kugira ngo abarirwe hari ikindi kintu runaka ukeneye. Nakavuga ngo genda uvuge ibyaha byawe nubwo nabyo bipfuye, nakavuga padiri ibyaha byawe gusa ngo maze birangirira. Hoya, hari akana kubwira keza, hari ukukubwira akantu ugomba gukora kugira ukunde ujye gute ubabarirwe. Umunsi wa Adventiste arimo penitensiya, Apanekoti arimo penitensiya, bose bafata penitensiya. Genda usenge urabona isomo, penitensiya. Genda usenge urabona iyerekwa, penitensiya. Ngo ni kanguka ry'urwiganwa. Ntabwo bikiri mu kwizera, ntabwo bikiri mu gutsindishwa n'umuntu kugira ujya gute kubwo kwizera, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubu turi mu kaga gakomeye kuko Satani yabonye yuko benshi ntabwo yabajijisha ngo abereke yuko ku isi nta cyago kigiye kuhaba. Oya, bamwe barabibona. Kugira ngo rero batamucika abashyira mu butware bwe, mwe muze mufate penitensiya. Ntabwo wakwizera ko Imana ikubabariye, buriya ntabwo ari ibintu wapfa kwizera, ahubwo urabona agasomo. Imyitozo ya roho y'abajesuiti, imyitozo. Reka dukomeze tubisome twumve hano. Hano baranditse muri ayo madini, ako banditswe ari mu maki, mu madini, mu maki, mu madini. Hari akagingo kamwe nasimbutse ndaza gusoma mu kanya gatoya kugira twumve ayo madini ayari. Mu madini azaba yaramaze kwigarura ayo madini akoresheje imbaraga y'ubushukanyi, azatezamo kwibeshya kumugisha udasanzwe w'Imana wasutswe. Hazikaragaza ikanguka rikomeye ry'amadini rizafatwa nk'aho ari iry'ukuri. Ikanguka rikomeye ry'amaki bizarenga by'umuntu ku giti cye, n'amadini abona ikanguka rikomeye. Oya,
amavuna akorwa ari menshi babatize n'abantu benshi bihannye ishwida bari mu mugambi wa Satani. Azakoresha imbaraga idasanzwe. Habona amateraniro ya ruturuturu ya mu gitondo atabagaho. Nyine uko iryo kanguka rizabaho ntubimbaze. Akwaza ikanguka rigize gute rikomeye. 566 kakagingo. Haranditse ngo haduka umwete ukomeye ukomotse ku gishyika gusa. Umwete ukomeye ukomotse ku giki? Gishyika ni igiki? Igishyika. Igishyika. Ikintu cyabaye kigakangaranya abantu ukabona ati bigiye gukomera birakomeye. Umwete ugaturuka aho ngaho gusa. Nta sano bafitanye nande na Kristo. Ukuri kuvanze n'ikinyoma. Oya kurizwa n'ibyaha si ukuri. Kwazwa nabyo ntusi ukuri. Kwihana si ukuri ariko isomo ugomba guhabwa uri gusenga iki kinyoma kivutse. Kandi tubonye impamvu tukuvuga bino nicyo kiganano Satani agiye gukoresha cyangwa se ari gukoresha. Kuko niyo ruzingingata. Biragoye cyane ko n'umuntu wabariwe ibyaha by'ukuri. Biragoye cyane ko n'umuntu kumwe na Kristo wapfa kuyobywa. Biragoye cyane. Ese mwebwe murabona bitagoye? Biragoye. Ndetse uwo muntu naho yapfa afite ubugingo bwiza gute buhoraho kuko yabonanye na Kristo yakimbabazi z'Imana. Icyo Satani akora rero ni ukunyuza mu yindi nzira y'ubusamo kugira ngo Yesu utamubona ariko nyamara wibwire kuri kumwe n'Imana. Haranditse ngo nyamara kandi nta numwe wakagombye gushukwa byanze bikunze. Impamvu atagomba gushukwa ni iki? Haranditse ngo kubw'umucyo w'ijambo ry'Imana. Ntago ari gusenga cyane. Ntago mvuze ngo abantu mwe gusenga ariko ntago handitse kubwo ujya gute kubwo gusenga ngende ivugira ibyanditswe. Ni kubw'umucyo w'ijambo ry'iki? Rega biravuga ngo muri inzira zaryari William Mireri kugira ngo amenye ko igihe cy'imperuka kigeze. Ntabwo bitewe n'amasengesho minsi yasenze. Ngo yagiye arara yica yacukumbura icyo akora akiga ijambo ry'Imana asenga. Ntabwo yasengaga gusa. Niyo mpamvu yasavuze ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe n'iryo ki? Ku munsi umuntu ava mu gitondo avuga ngo ndi imbere y'Imana byo ni bya Jesuite akageza nimugoroba. Asenga ntabwo muje gusenga. Asenga ariko ikiba kibyihisha inyuma. Ntabwo ari imbaraga nziza. Kuko igituma abantu badatakara ni ijambo ry'iki? Ry'Imana. Icyakora naryo ni ukuryiga dusenga. Ibyo bintu bibiri birajyana nta na kimwe gisiga ikintu. Ntabwo ijambo ry'Imana gusa nta nubwo ari no gusenga gusa. Ni ibintu bibiri bifatanye. Nuko utagenda ukugura ngo gusige mu rugo. Byashoboka. Ngo ugende uko gusige mu rugo ntabwo byashoboka. Ibyo bintu birajyana. Haranditse ngo kubw'umucyo w'ijambo ry'Imana ntibiruhije gusobanukirwa n'imiterere yo muvumba w'inyigisho z'ibinyoma. Ntabwo bigize gute? Ugiye mu ijambo ry'Imana ntabwo bigoye. Nubwo wahita ubibona. Biravuga ngo kubwo kwizera. Bikayibaye ngo ubuntu kubw'isomo, kubw'iyereka, kubw'inzozi. Uyu muvumba uye n'ijambo ry'Imana. Dukomeze. Ahantu hose abantu birengagije ubuhamya bwa Bibiliya bagatera umugongo kuri gusobanutse gusuzuma imitima y'abantu ukabategeka kwiyibagirwa no kuzinuka isi, dushobora kumenya tudashidikanya ko nta mugisha w'Imana wahatangiwe. Nta mugisha w'Imana wagize gute? Abantu birengagiza kuno kuri tugomba gusobanukirwa ko nta mugisha w'Imana watangiwe waki aho hantu. Biravuze ngo gusobanukirwa n'ahantu hatari umwuka w'Imana birashoboka. Yego tubasuzumira ku ijambo ry'Imana. Ikiba kibaranga ntabwo umwuka wo gukunda iby'isi wa warashize. Ikiba kiranga aho hantu cyane cyane kuva ku y'amadini abantu bakifatanya n'isi. Agasubika 564 haranditswe ngo ubu turi kureba ibintu bigomba gukorwa mbere y'iki? Mbere y'ibyago bingahe? Ibi ngibi nutabyumva ngo ubikore amaraso yawe ntuzayambaze. Ndakurahiye. Ntagakiza kawe kaziritse naho kuri mukakawe kuziritse. Kuko ni ibintu bigiye kuba mbere y'ibyago bingahe? Kandi tubonye yuko amateka y'isi ari kwirukanya kujya ku musozo. Ibyago umuvumba w'isi umuvumba wakaga kadusadiriye uragumeje kujya wenda kuyongera. Kandi natwe tukonesha iki? Amaso yacu. Kandi uwo muvumba nizo ntambara bigomba kubaho abamarika bari kwimiyaga. Imbabazi zagize gute? Ubwo ni buri kona biri kwisuganya uribwe ngo asigaye igihe kingana iki imbabazi zirangire. Ni kinini ni gitoya. Niba ari gitoya rero kikarangira utazifite ntuzarenganya Imana. Haranditse ngo
neretswe ko Imana ifite abana bayo bindahemuka mu Adventiste ku izina. Mu Adventiste hehe? Abenshi bishingikirije ngo mu Adventiste umunsi wa karindwi. Itorero ry'Imana ritaba Babuloni. Siko benshi bavuga. Navuye i Roma nageze mu Adventiste. Ariko nababwiye yuko tufite abanyagatulika benshi bari mu Adventiste. Benshi b'abagatulika wa Jesuite. Bafite za nyigisho. Ngo ariko nawe iteye ngo netwe ko Imana ifite abana bayo bindahemuka mu Adventiste ku izina no madini yaguye. Hari mu Adventiste no madini yagize gute? Arakomeza arandika ngo kandi ko mbere yuko ibyago bisukwa abapasitoro n'abizera b'amatorero bazahamagarwa gusohoka muri ayo madini. Ese nuko iki Imana izahamagarira abantu gusohoka mu idini ry'Abadventiste? Nuko Abadventiste kuki? Ubudivantiste bavuga budahuje n'ibyanditswe. Nubwo uri mu idini, nubwo uri mu itorero, ntabwo icyo kintu cyaguha iki ijuru. Mu gihe ibyo urimo bidahura n'ahanditswe ngo ugomba kujya gute kubisohoka. Baba pasitoro, baba abizera, baba babwiriza basabwa gusohoka muri ayo madini. Kandi bazakira ukuri banezerewe. Ibyo Satani arabizi. Haranditse ngo ibyo Satani kandi mbere yuko ijwi rirenga rya Marika wa gatatu rirangurwa, ijwi rirenga rivuga ryari? Erega mmenza muri bashya kuri Bibiliya. Ijwi rirenga rivuga ryari? Mbere irangira ry'imbabazi bari kuvuga kuki? Reka turebe ijwi nibyo mu byukuri bari kuvuga kwihana ariko si kuki? Kuki habonetse ijwi rirenga? Ese bundi kuki gishwi rirenga? Ritari rirenga niri? Yavuze mbere ya. Ako murabona ukuntu turi bashya kwijambo ry'Imana. Impamvu ryitwa ijwi rirenga. Uko hari ibyari banjiri. Nirihe nyine? Marayika Imana mihimbaza. Mwe hari ubutumwa bw'abamarayika batatu. Yego. Wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Rero irirenga ni iby'uwo nguwo se uheruka. Nijyo wa gatatu. Mu byukuri ibyo nibyo ariko icyo nshaka kujya mu mbwire ijwi rirenga rizaza rivuga ku biki? Sohoka muri Babuloni. Urakoze cyane. Gusohoka mu ki? Babuloni ni iki? Kurimbuka. Babuloni ni iki? Ukuri n'ibinyoma. Akagingo ka 718 haranditse ngo kugwa kwa Babuloni ni kurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora. Igihe ibi byose bitarasohora. Kandi ubumwe hagati y'itorero n'isi butaragerwaho mu Kristo bwose. Kigiye Babuloni ntabwo yaba yakageze igihe cyo kugwa. None uyu munsi ari ubumwe bw'Ubukristo n'isi. Ubwo ni igihe cyo kubwira abantu rero kuva muri Babuloni. Nimba ibyo bintu biriho. Kabiri, ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye. Iryo hinduka razagenda ribaho buhoro buhoro. Kandi gusohora kuzuye kw'ibyahishuwe 14:8 kuracyari mu gihe kizaza. Ibi byanditswe nyine mu 1911 rero mu gihe kigiza gute kizaza. Uyu munsi rero ntabwo twavuga cyane mu gihe kizaza, mu gihe tubona Ubukristo n'isi bikugenda byira gute itorero na leta. Akanyigo ka 723 haranditse ngo ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku mugaragaro mu ijwi rirenga. Kivuga ko ijwi rirenga riri kuvugwa nukumva ibyaha bya Babuloni bishyirwa hehe? Agahato kakavugwa mu madini yose bigashyirwa kuki? Ingaruka ziteye ubwoba zikomotse ku gahato ka dongiye. Undi yabyanditse urankunkunira mu ry'Imana bararyanditse. Ingaruka ziteye ubwoba zikomotse ku gahato ka leta ko guhatira abantu kubariza amategeko y'itorero. Uyu munsi ni banga uyu munsi oya agahato ka leta kari kubijyanye n'itorero mujye mu rusengero. Tajya mu rusengero byabaye icyaha. Hano ziba busohora. Icyakora kuno abantu babwize bakanabutegeza ntago ariko bihiza. Satani arabahindurira. Ariko bikaza muri yasho yavuzwe ijambo ry'Imana. Guteshwa umutwe n'inyigisho z'imyuka iyobya. Inyigisho zigira gute? Imyitozo ya roho. Inyigisho iyobya. Byavugurura ry'urwiganano. Byavugurura ry'iki?
ubwo twagomba guteshwa umutwe nazo. Amajyambere yuzuye uburyarya bwihishiriye kandi yihuta y'ubupapa. Ese uyu munsi byo birahari? Amajyambere yishiriye iki? Uburyarya y'ubupapa. Aho papa butera imbere mu buryo bujijishije utabimenye. Uyu munsi intambara ziri kuba ari iz'ubupapa, ariko kumva ngo n'urusa na Ukraine biri kurwana. Nyamara ikigambiro ari kiza rusange. Common good. Kiza rusange abantu bose bagomba guhuriramo. Isi sangiwe. Haranditse ngo ibyo byose bizahishurwa. Ese umunsi guhishurwa ntabwo guhishurwa. Gore turi mu ijwi rirenga. Gisubizo turi mu ijwi. Witegure kandi we maso muri kataguhitaho. Rubanda ruzakabakabwa niyo miburi itangaje. Iyihe miburu? Mu by'ukuri ni gusohoka muri Babuloni, ariko bavuze ingingo ku ngingo. Umuburo ku muburo. Iyihe miburu? Rimwe urwifatanye rw'idini na leta. Kabiri, inyigisho ziyobya. Sari nababwiye zirimo n'imitozo ya roho. Zagomba kubanza kubaho kugira ngo ijwi rirenga rize gucagagura ibintu cya ku ruhande. Gatatu, amajyambere y'ubupapa yuzuye uburyarya. Amajyambere y'ubupapa yuzuye iki? Benshi bazakabakabwa ni imiburi itangaje. Ese niko bimeze? Ese abantu benshi bari gusanga bari baraguye mu mutego w'inyigisho ziyobya? Igisubizo ni yego. Ese benshi bari gusanga baguye mu mutego wo guhatira abandi imitima n'amayage itabemeza? Igisubizo ni yego. Ese benshi bari gusanga bari mu iterambere ry'ubupapa buyobya butangaje? Igisubizo ni yego. Haranditse ngo ibihumbi n'ibihumbi bazumva amagambo asa nayo bazaba batarigeze bumva. Ibihumbi n'ibihumbi bazumva amagambo asa nayo batari bageze bagize gute? Ibintu biri kuvuga muri iminsi n'abantu bari akabyumvise. Umuntu akumbwira ati unubwo uvuga ngo wakimbabazi z'Imana, wakimbabazi za Satani. Ati Imana mfasha agakangarana. Wasoma ijambo ry'Imana atariko yewe we. Ati ni gutya byagenze. Ibyo batari bageze gute? Ibyo batigeze bumva. Niho rero hagomba gutandukanya urukungu n'iki? Benshi bakomeza kwizirika ku butizera. Abati nge Yesu naramwiboneye ntacyo wambwira. Akanga kurekura inyigisho yobye. Ubwo akaba yihaye irimbukiro ry'iteka ryose. Babakobwa babapfu. Iyi mirongo ibisora mu gihe kimwe. Ni bakobwa batanu babapfu. Bazagaruka afite amavuta ariko batabuze kuri Kristo. Kuko babwe mugende mwigure mu baki? Bazagaruka. Ariko amagambo aravuze ngo benshi bazakabakabwa ku mitima. Benshi ni bakeya. Benshi bayobejwe n'ibintu bitatu. Urwifatanye rw'idini na leta, inyigisho ziyobya kandi ni mu itorero n'ahandi ndetse n'amajyambere y'ubupapa ajijishije. Benshi bazakorwaho. Baba mu itorero muri ya madini twabonye ndetse n'ahandi. Reka dusubire kuri kakagingo twe turi gusoma ka 400 ni 400 kangahe? Yewe turi kumwe ntabwo mwasigaye. Hayo tugiye twabacana kudacanganyikishije kudacanganyikishije koko. Yego 560 na kangahe? Na 5. Niko kagengo twe turiho. Satani 564. Ngo mbere yuko ijwi rirenga rya Marika wa gatatu rirangurura, Satani ateza igurumana rinejeje muri ayo madini kugira ngo abanze gukunda ukuri, babashe gutekereza ko Imana iri kumwe nabo. Abanze gukunda iki? Ariko surumva baba bazi ko Imana iri kumwe? Ngo banze gukunda iki? Ibintu biratangaje. Tubonye uburyo abajesuite bagiye binjira mu itorero, bazana inyigisho zijya gusa n'ukuri. Kandi ingingo ya mbere bagomba guhiga ni ingingo yo kwihana ibyaha no kubabarirwa iki? Niyo baje gutambikaho.
bazanyeho penetensiya y'isomo yiyerekwa y'inzozi ndetse bazanaho n'ubuhamya bupfuye butabuzwe n'ijambo ry'Imana. Sinaho gusa buri dini ryose byaragenderewe. Abagatolika bo n'abambere ni penetensiya n'indulgensiya twabibonye binazwi nyine kujya kwa padiri ugahabwa imbabazi. Mu bapantekote naho bijya gusa gutyo mugende bwe pasitoro mwaturana ibyaha byanyu mabarirane. Mu badivanisite ho ntabwo byari gufata kuko na protestani nyakuri ntabwo byari gufata ibyo bintu. Niyo mpamvu haje umwuka wa dayimoni, kwizera ikindi kintu kitanditswe mu ijambo ry'Imana. Kutizera, akantu ko kutizera gusa niko kahitambitse imyitozo ya roho. Abajesuiti baravuze ngo icyo nicyo kizadufasha kugarura intama zazimiye mu itorero. Izo ntama zazimiye ntabwo ari abapantekote, barabafite. Ntabwo ari abaluterani, barabafite. N'abadivanisi wa kangahe? Wa karindwi. None se bimeze biti? Muri Ezekiyeli igice cya 9. Ezekiyeli kangahe? Muri hangana amagambo tse n'uyatindaho nibyo bitureba muri kino gihe. Nta kundi nabigenza ngo mbisimbuke, ntangiye kubatuburira, ntago ndumutubuzi. Ezekiyeli igice cya 9 kitubwira amagambo akomeye. Ariko amagambo kitubwira twigeze no kukigaho. Kiyatubwira kibanje kuduha amakuru mu gice cya 8. Igice cya kangahe? Nimba arambira mu mbwe murarambira. Igice cya 8 handitse ngo yereke uburyo Imana ifuha. Uburyo Imana igira gute? Twabonye neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kiri muri kino gice cya 8 cya Ezekiyeli. Ndetse n'inyigisho ziyobya ziri muri kino gice kandi zimakajwe na bamwe mu bayobozi b'ubwoko bw'Imana mu itorero ry'Imana. Ndetse ibyo nibyo byahise bibyara umusaruro w'uko abatifatanya nabyo, abarizwa nabyo bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Igice cya 9. Umusaruro kutifatanya n'inyigisho ziyobya, umusaruro kutifatanya n'ubuyobe buriho na gahunda y'ubupapa gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Murabyumva? Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Uti sibyo bintu koko nibyo nabyo bijyanye no kwihana? Igisubizo ni yego. Dusome kuva ku murongo wa 15. Haranditse ngo maze arambaza ati mbese urabonye wa mwana w'umuntu we, uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Nuko aranjyana ngeza mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro. Hagati y'umuryango n'iki? Hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba kandi basenga izuba berekeye aho rirasira. Basenga izuba berekeye aho rigize gute? Ngo yabonye hagana he? Utuntu mujya mudufata. Utuntu tudafite wakuma nta kintu dufite tumvuze. Bako n'utuntu dukomeye. Ni hagana he yababonye? Umuryango urebe burasira. Araka. Mbe byagiye. Twongeye dusome. Uwiteka duhe gufata. Biri guhita bigenda. Haranditse ngo reka genda duhere ku murongo wa 16. Nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro. Hagana he? Habaga iki? Mu buturo bwera habaga hiki? Habagamo imitsima, nibyo? Imitsima yabaga hanze? Habagaho igikarabiro. Urakoze. Igikarabiro kivuze iki? Ati temperance. Kivuze iki ni? Utubwira ntago twabwiza. Ntago bwumvikanye, tugomba kuzongera kubwira. Igikarabiro kivuga ngo kubatizwa. Sibyo? Kubatizwa. Icyakora benshi ngo bavuga ngo ni kuri temperance. Impamvu babyita temperance bitegwa n'usobanuro bwabo. Uko temperance iza nyine havuyeho gukaraba. Burya no kwihana ni temperance, mwe mubizi? Kwihana ni temperance. So kwirinda se? No kwihana ni temperance, ariko nyine ntabwo ngiye kujya ku bantu bavuga ko ari temperance, bivuga n'urukarabiro nyine. N'umubatizo. None
ngo abantu bari bateye umugongo urusengero bari bahagaze kuki ku rukarabiro. Kubatizwa bivuze iki? Kwihana. Murabona ko igitero cyagabye ku ruhande ku ngingo kwihana. Muri kubyumva? Igitero ku butumwa bwiza cyagabwe ku ngingo yo kwihana. Kandi ababyica baba bateye umugongo Yerusalemu hanze amaso hehe iburasirazuba. Hari iki? Ubenshi avuga ngo ntabwo bazaruka ku cyumweru. Umva bazaruka ku cyumweru banagishigikire banashaka n'inkota bice batakiruhukaho. Kandi uyu munsi ntabwo wabemeza. Uyu munsi nibo bavuga ko abana b'Imana nyakuri. Bahagaze ku gikarabiro bateye umugongo urusengero rw'Yerusalemu bahanze amaso hehe iburasirazuba. Hari yonde ubupapa gusenga umunsi w'izuba. Hari inyigisho zipfuye. Ariko yana no kwarirwa ibyaha gupfuye. Ngo ingingo bahagaze ahantu hagomba gutuma abahagaze bareba urusengero. Sibyo? Kuko urava mu muryango, urava mu irembo, winjiye ku gicaniro, uze ku gikarabiro ukomeze mu rusengero. Ariko bahagaze ahantu hagomba gutuma bareba ku rusengero, batera umugongo urusengero. Basubiza amaso hehe? Mureka tubyumve neza. Tubyumve neza ibi bintu. Hano hari igikarabiro. Hari igiki? Gusugera ku gikarabiro wavuye ku gicaniro cy'ibitambo. Kijyanye umusaraba wa Kristo. Bageze ku gikarabiro aho kugira ngo binjire. Bajye ku meza y'imitsima ryo jambo ry'Imana, bagere ku giteko cy'amatabaza ari wo mwuka wera, bagere ku gicaniro cy'imiva ari yo masengesho y'ukuri, bagere no ku mategeko y'Imana, bahise bakata barongera bareba inyuma. Bareba hehe? Kizakubwira abantu bari kureba inyuma. Ni ibintu bikurikira. Ntago bahakana igitambo cya Kristo. Ntago bagihakana. Ko gihanze na kiki? Ko gihanze amaso batemera ibyo kigomba kubakorera. Ntago muri icyo cyumba kujya gute? Kubakorera bakemera amacuri nkuko Satani akemera. Na Satani yemera ko Yesu yagize gute? Yapfuye agahambwa akanazuka. Naba ngaba bahagaze kuri umuryango. Bahagaze ku gicaniro hagati y'umuryango n'igicaniro bahagaze ku gikarabiro. Ntago hagana igitambo cya Kristo. Oya, hagati kabaza kuvuga ko Yesu yapfiriye abantu ndetse kuri Pasika barabyizihiza. Akose barabyizihiza bikabagira akamaro. Ishwe data. Niko n'uyu munsi tubonye ari mu byaduka yuko ikijyanye no kwihana no kwarirwa ibyaha Satani yakigabye igitero ku buryo abantu batakira umwuka wera, batakira ijambo ry'Imana, batakira gusenga nyakuri, batakira amategeko y'Imana. Uzabona abantu bavuga ngo bari ibyaha batemera ijambo ry'Imana 41. Oya, nyine bemera kwarirwa ibyaha muri ya myitozo ya roho. Icyo biba bikubashishikariza ni ugusanga Rome yiri burasirazuba. Niyo mpamvu ko n'abajezite bavuga ngo iyi myitozo ya roho izadufasha kugarura intama zazimiye. Ariko ntabwo zavuye ku rusengero rwabo. Murasomye ngo barahavuye. Birebeye iburasirazuba gusa. Ariko bakiri ku rusengero. Niyo murabwe ngo dufite abagatulika benshi mu itorero. Benshi. Kandi biteguye kujya mu ijuru. Aha. Ubu ni ingingo ikomeye cyane. Ibi bizira Ezekiel yabonye. Nibyo byatumye yere ku gice cya 9. Iri mu gice cya kangahe? 9. Igice cya 9 ari minke katwasome twumve. Maze arangurira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abaye gutwara umurwa ni mubigize hafi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru yerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Ibi yabonaga ni abamarayika bahaye kugenzura uko itorero ry'Imana rigomba kwitwara. Dukomeze ku murongo wa 3. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze muri rwa rusengero muri bwa bwoko bw'Imana. Kuko bwanze kwihana no kwarirwa ibyaha, ubwiza bw'Imana buri kubavaho. Ubwiza bw'Imana kujya gute? Buriya hari ikintu gikomeye. Hari inyigisho zipfuye, hariho kutigisha abantu kwihana no kwarirwa ibyaha ukabigisha ibindi nk'amafaranga. Nyine hariya ku gikarabiro hari ibintu byinshi byo gutuma abantu batakira imbabazi z'Imana, bakiha amahoro ko bari kumwe n'Imana, ko nta mana bagira gute bari kumwe bihangiye amaso yabo burasirazuba.
maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye, nuko amubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibiza bihakorerwa byose bikahatakisha. Banihira ibiza bihakorerwa byose kajya gute? Kwihana ni ukugira gute? Ni ukuzwa n'ibyaha no kubabazwa nabyo no kujya gute no kubireka. Mu gitabo cyitwa kugana Yesu cyiciro cyitwa kwihana, ngo nta kwihana ibyaha atabonye ububi bwacyo. Mwumva abantu bishyiraho ikimenyetso ni abantu barizwa n'ibyaha bikabatakisha. Bwa mbere burani bikorerwa muri bo nibo Yerusalemu uyu munsi. Bwa kabiri bakarizwa nuko ubuturo bw'Uwiteka inshingano bwawe butari kwigira gute, butari kwikorera. Icyo gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso. Icyo gihe cyo gushyirwaho iki? Daniel, mwumva igihe tuhagazemo ni igihe cyo gushyirwaho iki? Ikimenyetso. Turi mu gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso. Mu gihe tubona ibyo bintu byose dusomya no bihari, ni turi mu gihe cyo gushyirwaho iki? Abagishyirwaho n'abantu b'uburyo bubiri. Nabarizwa n'ibyaha bikorerwa muri bo kandi bikorerwa no muri Yerusalemu bikanajya gute? Kanabatakisha. Iyo batakishije Yesu ahita avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndajya gute? Kandi muri Yohana 3:16 kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo maze agahita akora ikintu cyitwa kwizera. Icyo ngicyo Satani barakibye abantu benshi ashyiraho byabiri nababwiye. Rero abashyirwaho ikimenyetso nabo muri ubwo buryo. None ese natwe tubishyirwaho ikimenyetso? Reka tujye mu gitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka, twige ibijyanye no gushyirwaho ikimenyetso, ibyangombwa bikenewe mu gushyirwaho iki? Ikimenyetso. Ibyangombwa bijyana no gushyirwaho ikimenyetso. Baranditse ngo abazaba barashyizweho ikimenyetso bonyine nibo bazabasha guhagarara badatsinzwe mu gihe cy'umubabaro, maze bakazasanganira umwami bishimye. Amagambo dusomye turayumvishe. Abazaba barashyizweho ikimenyetso bonyine. Barashyizweho iki? Ikimenyetso bonyine. Nta wundi. Nabashyizweho ikimenyetso ni bande? Dusubire inyuma. Abashyizweho ikimenyetso ni bande? Bakorerwa ikabatakisha kandi bakanyura mu nzira yo kwihananya nyakuri. Tari yandi y'ubujesuite. Abo ngabo rero bazabashyizweho ikimenyetso bonyine. Niwe bazabasha guhagarara badatsinzwe mu gihe cy'umubabaro, maze bakazasangana umwami bishimye. Abantu benshi nabumva guhamagara kuzuye imbabazi maze bakemera kugeragezwa, ariko ni bake bakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho kandi bakicisha bugufi nk'abana bato kugira ngo babashe kwinjira mu bwami bw'ijuru. Nabanga niki? None siko haboneka benshi bahaguruka bashaka kumenya Imana hagashyirwa ikimenyetso abantu bake. Nuko mu nzira harimo iki? Harimo ikibazo. Sanyigisho ziyobya. Page 36 ariko mu gitabo cya Soft ntabwo mfite igitabo gifatika. Baranditse akonekanye bavuga ngo n'ibyangombwa bijyana no gushyirwaho ikimenyetso. Barakomeje barandika ngo iki ni cyo gihe cyo kwitegura. Nicyo gihe cyo kujya gute? Ese ntabwo twayisomye mu byaduka by'iminsi imperuka? Ntibizigera bibaho ko ikimenyetso cy'Imana cyashyirwa ku ruhanga rwanduye. None ubwo baravuze ngo ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku ruhanga rutagize gute? Kandi uruhanga rwanduzwa n'iki? None ubwo uruhanga rwanduzwa n'ibyaha. None ubwo kugira ngo uruhanga rutandura rurajyamo iki? Gukiranuka. Turaza kubireba mu kanya gato. Dukomeze tujye mbere. Ntibishoboka ko cyashyirwa ku ruhanga rw'abirasi, rw'abakundisi, cyangwa bafite iminwa ivuga ibinyoma n'imitima iriganya. Abirasi, abakundisi n'abafite iminwa ivuga iby'uburiganya.
none se ubwo mwumva ko ibyo byiciro bishyizwemo abanyabyaha bose, ko nubwo bavuze abirasi bakavuga iminwa ivuga ibinyoma n'abakunda isi, ibyaha byose biri mu buryo byiciro bitatu, sibyo? Ibyo byiciro bitatu. Abazakira ikimenyetso bose bagomba kuzaba batagira ikizinga imbere y'Imana. Bagomba kuzaba batagira iki? Ngo nta cyana kimwe baba bashigikira, nta cyana kimwe kigomba kuba kiri muri. Haranditse ngo abakandida b'ijuru, abana abakandida b'ijuru, Yesu ari mu rusengero rwe rwera, arakemera ibitambo byacu, amasengesho yacu, kwicuza ibyaha kwacu, ashaka kubabarira ibicumuro bya Isirayeli byose kugira ngo abihanagure imbere y'uko asohoka mu buturo bwera. Ashaka kubihanagura mbere ko asohoka mu buturo bwe, agahita akabura itwi nawe ukamuturo bwera, azahita haba iki? Ashaka kugira ngo ibyago birindwi bisukwe, twaba imbabazi, twashyizweho ikimenyetso. None twimere nk'abakobwa b'abapfu basinziriye, abakobwa basinziriye. Aranditse ngo ubwo nibwo abera bazakomeza kuba bera, kuko ibyaha byabo byose bizaba byahanaguwe, maze bakazaba barakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ariko abakiranirwa bazakomeza gukiranirwa kwabo. Abakiranirwa bazakomeza gukiranirwa. Ubwo muzi impamvu? Ubundi narabwiye ngo gushyirwa ikimenyetso cy'Imana ni ukwihana. Siko tunabibonye hano, ni ukwihana. Kandi kwihana bivuze ngo kwakira Kristo mu bugingo. Iyo Kristo yaraje muri njyewe akora ibyiza, akora ibyo rero njye bizavuga ngo ukiranuka agumya agira gute? Ninde ukiranuka? Ni Kristo ukiranuka. Yazakomeza kiranuka hari hose. Uwera akagumya akagira gute? Aha. Noneho akaba handitse ngo ubwo nibwo abera bazakomeza kuba bera, kuko ibyaha byabo byose bizaba byahanaguwe, maze bakazaba barakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ariko abakiranirwa bazakomeza gukiranirwa kwabo. Impamvu nta mbaraga kongera kubatera gukora neza izaba ihari. Buri wese azakora ibyo yamenyereye. Aranditse ngo abakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho kandi bakazarindwa mu gihe cy'umubabaro ukomeye, bagomba kugaragaza byimazeyo ishusho ya Kristo muri bo. Ariko amagambo akomeye, bagomba kugaragaza ishusho yande Kristo muri bo. Ni ngombwa ko imyenda yacu yanduye ikurwamo, maze tukambikwa ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Kubwo kwihana no kubwo kwizera twahawe ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana yose, maze tukazasangwa magambo aragiye kwihana ngoda kanongeye nsubiremo. Baranditse ngo abazemerwa n'Imana ubu barikorera maze tukazasangwa tutagira inenge imbere y'Imana. Abazemerwa n'Imana ubu barikoreza ubugingo bwabo kwiyanga. Kugira gute? Twahereye tuvuga ngo iki? Dukeneye kugira gute? Bakeneye kwikoreza ubugingo bwabo kwiyanga. Uyu munsi baricuza ibyaha byabo, kandi bagasabana umwete imbabazi muri Kristo Yesu ubaburanira. Ni ibintu bingahe bari gukora? No gusaba imbabazi bitatu. Ntabwo wakwicuza utiyanze, nta byabaho, kuko ku muntu ibyaha birimo inyungu. Tubona ko harimo inyungu. Uriba ugatunga, urasambana ugahembwa, n'ibindi n'ibindi. Harimo iki? No gusaba imbabazi. Ibyo bintu bitatu nibyo biri kuranga abantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Urimo? Ndimo. Arakomeza arandika ngo
ni ngo barakomeza bandika ngo baranditse ngo nta muntu n'umwe muri twe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana igihe cyose imico ye izaba igifite ikizinga cyangwa umwanda. Uyu munsi ngaho mpite mutekereza niba ikimenyetso cy'Imana kibariro. Aya magambo yanditse gutyo, aranditse ngo nta muntu n'umwe muri twe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana igihe cyose imico ye izaba igifite ikizinga cyangwa umwanda. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana cyaza, ntabwo cyafata. Twaje turebe ikimenyetso cy'Imana ni iki, kiboneka gite. Ku benshi baravuga ngo ni isabato. Ubundi uko ni ugupfa ubwenge. Ikimenyetso cy'Imana ari isabato gusa, ahubwo isabato ni hamwe icyo kimenyetso. Niyo mpamvu benshi batanaruka n'isabato ngo mubona bagiye guterana, ntabwo bayiruhuka kandi babana yiruhutse baragetse imirimo. Akijuru ntabwo ibara nk'abaruhutse iyo sabato. Kadukomeze. Ubwo nibwo imvura y'itumba izadusukwaho nk'uko imvura y'umuhindo yasutswe ku ntumwa ku munsi wa Pentekote. Tumaze kwihana iki? Nta mwanda nta kizinga biturangwaho. Haranditse ngo nta muntu n'umwe muri twe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana igihe cyose imico ye izaba igifite ikizinga cyangwa umwanda. Akikizinga n'umwanda bitaniye he? Ushobora gusanga abantu badagifite umwanda afite ibizinga. Ikizinga kibera ahantu wenda Ikizinga ushobora no kucyoza ntikivemo ko umwanda. Ahubwo aka kantu tugasimbutse. Ikizinga n'umwanda birataniraye. Ikizinga kigira kiboneka ahantu hakeye. Biravuga ngo ushobora kuba mu mico yawe hari ibyo watunganje akaba hasigayemo kamwe. Cyo ni ikizinga. Nakunda kubwira abantu ni amata, banywa amata, banywaga amata murabizi, nubwo benshi bari kuyihana, bari kuyava bitewe nuko ibintu byo muri iyi minsi byanduye. Kandi ni intambwe nziza dusabwa gutera. Buriya igikombe cy'amata harimo ishishi rimwe. Ishishi rimwe. Amata byatuma utanywa amata. Ishishi kamwe gusa. Murebe n'ukuntu kaba kangana. Katuma amata uvuga ati oya. No kugira ngo yamwe wiha amahoro kameze neza kumaza kuramo kagashishiri nibyo. Nyamara mu kigage ngo mu bushera bwo nta kibazo. Ubwo n'undi harimo umucanga, harimo iki. Byo niyo amashishi yaba arimo nk'ijana ntabwo wayabona. Murumva ikizinga? Dukomeze rero. Wirebe wisuzumure niba nta kizinga ufite. Nabonye ko abari bamaze kwakira ukuri bagomba kwiga kubabarizwa umucunguzi, bakamenya kwihanganira ibigeragezo bikomeye kugira ngo bezwe kandi bakire ikimenyetso cy'Imana ihoraho, bagaca mu bihe by'umubabaro, bakabona umwami mu bwiza bwe, bagaturana n'Imana n'abamarayika bera kandi batagira inenge. Itureba buriya rero kujya no mwijuru, kugira ngo ne kwajya mwijuru biranoroshye. Ukomeze ujye mwijuru wabaye. Akana ukunda kandi kataba mwijuru ntabwo wakabonayo. Ubwo rero kuko Imana ari urukundo ntakwemera kugerayo. Kuko Imana ari iki? Icyakora ntambara gufite zo kuyangisha ku kantu. Ntambara gufite zo kuyangisha iki? Niyo mpamvu ukeneye Kristo. Ariko ubu igihe kiri hafi gushira. Kandi ibyo twize mu gihe cy'imyaka myinshi. Reka mbabwiye amagambo nakunda kuyababwiye. Ibyo twize mu gihe cy'imyaka ingana iki? Abandi bazabyiga mu gihe cy'amezi make. Niyo mpamvu turi kwiga ibibuno bigahinduka intuza. Tukicara habe no guhaguruka nawe dukubite n'agakorasi. Abita agakorasi bya biri gudigana mu mitima tugomba kubanza twihana. Kwiga mu mezi make. Ibintu bingana iki? Byinshi. Twiga kwihana, twiga ubuhanuzi, twiga inyamaswa, twiga amategeko. Umuntu agahita akumbabuza nawe bifata neza neza. Nta kundi niko byavuzwe. Twarakererewe. Kugira ngo bige byinshi bagomba kubanza kwibagiza byinshi bazabariza. Ikambabwire. Kugira ngo twige byinshi nukuyagiza byinshi twagize gute? Mbari konga ibintu muri ko anyewe nagize ikibazo. Ejo bundi niho nahamagawe n'umurundi akurikiye ibyisho dushyira ku rubuga. Amamagara ati na dufite ikibazo cyo kwihana ibyaha. Ati hari amatsinda afite ibyango avuga yuko kugira umuntu nabwe ngo ninyigisha kwira ku ahantu hose. Ati kugira ngo umuntu bigaragare ko yaba ari ibyate agomba gutanga ubuhamya
ko Imana yamuhaye isomo, yamuhaye igihamya yuko yagize gute, yababariwe mu bwoko bw'Imana. Kandi abo nibo bashikama, ariko bari Roma neza, kandi bari mu itorero. Navuze ni Imana ko tabara. Icyakora niwo murimo wa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga, n'ugucyaha ibyo bintu. Amaze kubimbwira, wenda ashobora no gukurikirana ayo magambo, nawe twakomeje kujya tuyaganira. Nise ntekereza nti none uyu munsi ni bangahe bashikamye mu by'ukuri? Ni bangahe? Nibo banze urukingo, nibo bari kurwana n'inyamaswa, ariko bihanye mafuti. Ubundi bazarimbuka nibatihana by'ukuri. Bazarimbuka. Batihanye by'ukuri n'ubundi azajya gute? Kandi nta ko batagize. Ariko kubera kunyura mu nzira itariyo, aho mu Kristo ahuye buririye inkike, bagomba gusubira hehe? Inyuma. Tujya kongera gutangira bundi bushya. Abanesha isi, mwumve abantu bazajya mu ijuru. Abanesha isi, abanesha iki? Ubutunzi, icyubahiro n'amafaranga. Abanesha isi bakanesha ku mubiri no ku mwanzi, bazagira ihirwe ryo kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ibi ngibi nta muntu ku isi wabyishoboza, niyo mpamvu dukeneye Kristo. Kunesha isi, kunesha umubiri no kunesha iki? Umwanzi. No kunesha umwanzi. Haranditse ngo kunesha umwanzi. Ikimenyetso ntikizashyirwa ku bagifite ibiganza byanduye. Ibiganza byagize gute? Yanduye. Ko munyumvira nk'aya magambo. Ikimenyetso ntabwo kizashyirwa ku bantu bagifite ibiganza bigize gute? Byanduye. N'imitima itaboneye. Imitima itaboneye ni iyi. Kirimo kwifuza, kubeshya, twa tuntu dutoya. Nubwo bishobora no kuba binini. N'imitima itaboneye. Abakora ibi bazirengagizwa. Abakora ibi bazajya gute? Bazirengagizwa. Kiretse abafite umwuka wo kwihana no kwicuza ibyaha byabo imbere y'Imana bonyine, nibo bazemerwa kandi bashyirwaho ikimenyetso cy'uko bakwiriye kurindwa n'Imana ku munsi ukomeye w'urubanza. Amen. Abo bonyine. None ikimenyetso cy'Imana ni iki? Tubaze Bibiliya. Ikimenyetso cy'Imana ni iki? Tugiye mu Kuva igice cya 31 ku murongo wa 15 atubwira ngo bana amasabato yanjye ngaba ikimenyetso hagati yanjye namwe. Mu Ezekiyeli 20:12 nagabyo tugiye gusoma. Kuko Bibiliya tubwira ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima. Byagenze gute? Kuko yapfuye akazuka, akamera nka Pawulo avuga ati sinjye uriho ni Kristo uri hehe? Ngiki ikimenyetso cy'Imana. Mu Befeso avuga ngo mbaha n'umwuka wanjye kwiki wakireho kuba iki ikimenyetso. None biravuze ngo ubaha amategeko y'Imana n'Isabato irimo nuwo Kristo agize gute? Arimo. Ni nawe ufite Isabato nk'ikimenyetso cy'Imana. None ibyo bintu bisobanura iki? Kugira ngo umuntu afite ikimenyetso cy'Imana bisobanura ngo iki? Katubisome mu Kuva igice cya 34. Kuva kangahe? Kuva 34. Ikimenyetso cy'Imana. Uhita numva n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'izina ry'inyamaswa ngo ni ibiki? Birakomeye cyane mw'abantu, ariko kandi biroroshye bafite Kristo. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo, nawe yivugira mu izina ko ari Uwiteka. Yivugira mu izina ko ari iki? Kandi niho dusabwa kwakira mu mibereho yacu. Ati Uwiteka anyura imbere arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi. Ibi bintu nibyo ugomba kuturanga. Afite izina ryande ry'Imana, avuga ngo tufite ikimenyetso cy'Imana. Turi kujyana? Nsibo muri kubyumva, ndi kubona mwahuze. Turi kujyana. Kwakira Kristo no kwakira imico ye. None imico ye ni iyihe? Imico y'Imana ni iyihe? Ngiye. Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi. Uri umunyebambe, uri ufite n'imbabazi, ugira imbabazi.
umuntu aguhemukiye kumubabarira biroroha. Ibambe ni iki? Mbese ibambe ni iki? Imbabazi se ni ibintu bibiri bitandukanye. Hagomba kuba ibambe ni iki? Iyi Imana idafite ibambe n'imbabazi ntabwo ari kutwitangira ku musaraba, ndabarahiye. Ibambe ni iki? N'imbabazi. Ibambe mu Kirundi babyita ni ikigongwe, ni iki? Kumva nyine ukabona umuntu wamubabarira ariko ukumva nanone kandi umubabariye mu bundi buryo, ukabona arababaje Imana we gutyo. Akundi ubuntu umuntu ukabona nyine aguteye imbabazi, aguteye imbabazi. Ibyo ni ibambe. Tugira abantu ibambe n'imbabazi. Ikindi atinda kurakara. Mbega abanyamujinya bashaka kujya mu ijuru, abo ngo Uwiteka atinda kujya gute? Kandi ushaka kujya gutanga mu bitekerezo byacu. Ngibyo ibihamya ko dufite ikimenyetso cy'Imana. Nuko tuba turi abanyembabazi, abanyebambe kandi dutinda kurakara. Itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi. Kugira neza kungana iki? Si turi abanyabuntu. Umunyabuntu dukwiriye kuba abanyabuntu rero. Afite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. N'umurava ungana iki? Abantu bari gusinzira mu bakome. N'umurava mwinshi. Dufite umurava mu by'Imana, mu byo kugira neza, kubabarira abantu mu buryo bwihuse. Umurava akiza nakubabariye gose muvandimwe, twagiye twakomeje ahubwo umurimo. Umurava nkuko Uwiteka afite umurava wo kudukiza. Tugomba dufite umurava ungana iki? Igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo biha igihumbi. Igumana abantu iki? Yesu bamaze bati none mwene data namemukira zamubarire ngeze ryari? Karindwi ka 70 ingahe? Imana rero no kugeza ku buzukuruza biha igihumbi. Imbabazi ntizigira gute? Ngo zigomba gushira. Ngariko ngo umva narihanganye. Murumva ko twivugira ngo nawe ari wowe ngo nta kindi kintu wakora. Umva narihanganye bishoboka byose. Uruwa Satani niyo mpamvu. Ntabwo Imana we ihangana ngarambirwa. Dukomeze. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ibara gukiranirwa n'ibicumuro n'iki? Ntitsindishira na hato abo gutsindwa. Mana yacu ni ntabera. Ntitsindishira na hato abo gutsindwa. Ariko twebwe se mu rubanza bigenda gute? Bene wacu kare bari kurega turabavugira. Turajya gute? Kuko baduhaye akantu tukabavugira. Ubu turabatahajuru. Bana batagiye no umuntu agarabataje. Ihora abana gukiranirwa kwa base ikageza kubuzukuruza n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ijambo rirakomeye. Nese Imana ni umugome. Kuki ihora abana gukiranirwa kwa baki? Uyu ni nako mukiranutse agomba kumera. Kuti niyo mpamvu Roma ari Roma iminsi yose. Nta kibi kiva mu cyiza. Ubwo ngiye kubigisha se gukora nabira? Oya. Nta kibi kiva mu ki? Abonetse gukiranirwa ifata nka gukiranirwa kugeza bahindukire bagakiranuka. Kujyana nuko n'Imana itazabarira umuntu udasabye iki? Niko nawe umuntu w'umunyabyaha utazavuga none yakoze ibyo gukiranuka atarava mu byaha. Icyakora ntabwo uzamurwanya ngo umwice ngo umuhige nk'abayisilamu. Niyo mpamvu uyu munsi Roma tuzi neza ko nta kiza yakora. Tuzi neza ko ari abanyabyaha iminsi yose. Sibyo? Kandi ntabwo iteka twabaciriyeho nuko banze ukuri. Hanyuma tugana ku musozo, ndashaka gusoresha amagambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 14. Yohana igice cya kangahe? 14. Cya 14 manyangana ni cya 16. Yego.
haranditse ngo umurongo wa 8 ubwo azaza azatsinda ab'isi Mwuka wera naza azatsinda biki abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Mwumva iby'ibyaha bazemezwa. Iyi nacyo Satani muri uyu munsi ari gukora mu bana b'Imana benshi. Baza bati mwami ntitwigishaga mu izina ryawe, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakizaga abantu mu izina ryawe. Basubize ngo ngwiki? Nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Inkozi z'ibiki? Mwumva iby'icyaha bakoze. Iby'icyaha kuko batanyizeye. Ngibyo by'icyaha. Ntabwo ari uko bibye, basambanye, bishe, oya. Kuko n'ubundi azi ko twese twakoze ibyanyu twashikira ubwiza bw'iki? Icyaha gikomeye kizarimbura abantu mu kutizera nde? Yesu. Aho rero Satani arahazi neza, niyo mpamvu yashize ya mitego yose nababwiye. Yazanye ubugaturika mu idini, yazanye abantu bo gusengerana, aje icyatambika kugira ngo abantu badahirahira bakizera, bakaba bararokotse. Satani nagashaka abantu bagira gute? Iby'icyaha kuko batizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data, kandi namwe muzamutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'abisi aciriweho iteka. 13 Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Mu kuri? Ukuri ni ukuhe? Uberesha ukuri ijambo ryawe niko? Namwe muzamenya ukuri niko kuzajya gutera. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, mu ijambo ry'Imana ryose. Kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Uwazanyubahiriza Uwazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Data afite n'ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Uwiteka yadusezaniye imbaraga yo gutsinda ikibi. Uwiteka yadusezaniye ubushobozi bwo kunesha umwanzi. Uwiteka yadusezeraniye imbaraga. Icyakora nahacu kuyakira. Ntabwo ari agahato, ntabwo ari igitugu, ahubwo ni iki? Ni ubushake. Ni ubushake kwakira imbaraga y'Imana. Uwiteka aracyadushaka kandi aracyadutegereje ngo tumusange. Niyo mpamvu dukwiriye kwitabira ikarye. Mu gihe ibintu bigiye gukomera mu minsi iri imbere, mu gihe isi igiye gukomera, mu gihe ibyago birindwi bigiye kwisuka ku isi, Yesu ashaka kugira ngo tube twarakira imbabazi z'Imana mu buryo nyakuri, ko rashyizweho ikimenyetso. Abefeso 6:10 isigaye mukomerere mu mwami. Mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Impamvu ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatwari n'abafite ubushobozi n'abategekeye isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu hose, y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro z'iki? Uwiteka dushoboze, kandi Uwiteka duhe kumvira ihari karye mu izina rya Yesu.